Warriors on MIBARE Films. Mbese narinzanye n'umushyitsi noneho ntabwo biracya urugo ni hafi ni muri quartier hano haruguru quartier y'abakiri hari haruguru bya bizu ubona hari haruguru bya bizu binini binini okay twagiye tunagende nta mpamvu yo kuvuga ngo umwana wanjye uherekera umutima we waranshimishaga yahoraga ibwira iby'ingenzi kubirutisha ikibi cyose yararwanaga kandi akanesha ku manywa ndetse na nijoro none se ko ubaye nanjye ndahareba tu Fatima kine giki utiye ubwo wahoranye kera wararwanaga kandi ukanesha ku manywa ndetse na nijoro wararwanaga kandi ukanesha ukiranuka ku manywa ndetse na nijoro mubonye ugirira impuhwe ndakubwira ntigarukusu yewe gaye Fatima kora rero kagakera mwaretse tukajyamo mwana kuhagera ni hafi aha ngaha ni hano mu mujyi hano hafi tuzajyamo igihe kitaro tuzajyamo tugiye i Kigali nyine umunsi ntabwo tugiye i Kigali umunsi twagiye i Kigali tuzajya mu miri namwe mufite yanyu ariko ugende neza hano bakugongera uramiki umwana wanjye uherekera umutima we waranshimishaga yahoraga ibwira iby'ingenzi kubirutisha ikibi cyose yararwanaga kandi akanesha ku manywa ndetse na nijoro none se ko ubaye umucakara w'ibi bihe niba undi urukiro ki wabonye bwakurutiye ubwo wahoranye kera
Aga hano we. Baye kimiba. Aha ni hahandi Kigali njye numva bavuga. Reka da aha ni Kongo niri. ahubwo tugende tudakerewe nitwa Kongo niri tugende tudakerewe. Ntabwo mwahanyeretse neza ariko Umva ufite amatsiko kuzagera Kigali koko. Ugereranya Kigali niko. MIBARE. Ari nsigaye mwana. Umuntu washebeje. Gute? Ntabwo nagusabye pe. Urangara kwe. Rwose sinagusabye ahubwo nuko nari nsigaye nyine. Twari genda kugera iyo ngeze usanga wasigaye iriya po. Ubundi niba y'abantu batambukaga bari bandangaye. Gabanye. Niba y'abandi bandangaye ariko none ntabwo njya ndangara ariko se ubundi bari bavuye. Uzahatimbira neza ukamenye. Baba bavuyeho ubundi. Abavuye he? Kwa abagenzi. Bora atari mu muhanda. Bakuye ku isoko iri hejuru. Rero utajya. nawe umunsi umwe tuzagenda Yo Kenny. Hey yo. Ibeze bitapfa. Ibeze byanjye. Ibeze biteze. Sawa. Dore nuko akari mwagize ko nawe mwakinze kabisa. Ariko ntaje. Dore karibu. Shaka kabisa ni karibu. Rero niba rero bakeneye rwose ujya wumva. Ndabona byose. Ndabona uzanye n'abandi batipe nabo. Ibeze biteze. Biragenda. Y'abantu takeni. urakoze kuduha ikaze aba rero baba ni abashyitsi bawe uyu nguyu turabana uyu nguyu nawe aba hafi yo mu rugo ni abashyitsi banjye nyine tu witwa MIBARE witwa Eminisure nanjye nabibwiye nawe nitwa Kenny ahangaha nyumva rwose ndishimiye kubabona karibu rero hano ni karibu ni ukwisanga manjye kirekire akunda n'abashyitsi cyane ni inshuti yanjye cyane gusa namwe rwose nishimiye kubabona nk'abashyitsi rwose umva ahubwo mbwa ngenzi kuri buze wenyine ariko ni byiza ko wazanye n'abandi bantu burya nk'uko tuzana n'aba bavandimwe ntacyo ni byiza kongera inshuti ni byiza ubwo nabo babaye inshuti zawe urakoze cyane cyane byiza rero kanange rero ko nasigaye ateza kubwira icyayi kabazanira icyayi bakire mwiza ahangaha ntitwanarara nta kibazo hano ni nko mu rwuri mwisanzure mubaze ibyo byose mushaka iki cyane iki afite na furate mani Aha n'abarebera indirimbo zigaragara. Amakuru meza. MIBARE byabonye MIBARE ahabonye Ndi kuhabona. wese nagereza nifata mutwe neza ntabwo napfa kuyoberwa buriya nahise ndifata mutwe Hano mu rugo. isukari ntagira yumvishe ari nkeya azana ikindi Biriya ni ibiki ko mbona harimo abantu. iriya ni televiziyo Bari abantu bose uyu musore. televiziyo nawe urasetsa ziriya ni indirimbo zigaragara kuri televiziyo ntabwo ubiziho nyine ni nk'ibintu bimara irungu nyine wakundi umuntu aba yagize irungu ari wenyine akabishyiramo noneho bigenda bimusubiza bimumara irungu Aba yarabikuye nese buriya. Yes,
ukuntu bimeze urabona ko yakiriye urate ariko ntabwo nakwibagirwa umubwire mbese umubwire rero rwose ubuzima bwa kibateri ni uko bazimwira ibyago amandazi undi umuntu akiryamira nuko abahungu banjye bari bameze nabi iyo munsi niho dusiga batujyana bari barabagiye kureba umwana none se ko twavuze kabona ariko ntabwo wambwira aho bakomoka buriya kandi nabyo ari ngombwa nabo ni abantu basaba cyane abo ni abantu bakuru bamucyari babaza niki mucyari biba n'amandazi hano hari n'amandazi biba emerise nyine mushiki wanjye ukwiye ko mumenyana muruseho ukamubwira n'umubuto ati uwo mugore ndabizirikana pe ntabwo nifuza kumwanurira yagize gato reka twongere tubishyire umuntu yababa hafi ntabwo birimo gutyo nyine ntabwo wabafata ni umugore n'uwawe uyu ni wowe ni cyangwa ni yaba nabo mubana no ukuvuga ngo nyine iyo niyo ujya wumva bita televiziyo ushaka kurebera amakuru njya mbyumva kuri radiyo ngo televiziyo noneho rero nyine n'ubuvuga ngo bariya turimo kubona ni abanyamakuru nawe urimo ariko oya njyewe ntabwo ndi umunyamakuru ahubwo amakuru acaho akaba ari umenyera aho isi igeze ntabwo ujya mu radiyo twinjiriye hahariya ntabwo ariho nayo ni inzu nuko nyine urabona uriya ni filime ndabona hagiye n'uby'amafilime kuri televiziyo y'u Rwanda hariho n'uby'amafilime uyu se araje umuntu ari gusohoka nawe arimo gukina amafilime cyambaye nk'umunyeshuri cyasaba rero abashyitsi bari kundumva n'abakunze cyane ejo yagize nimba nta kazi baba bafite hazaza ukongera mukaza ukahitwa nkanabatembereza no ku isoko ejo MIBARE amayira umaze kuyamenya none namenye ubu noneho reka nkwereke nakurangira kuri kano kagezi twakanyuzeho nyine kama wari ugiye kugwa cyangwa ni harahijya miko harahijya hano nawe gatwakere bakera amata yatujyana nategereje nambaye mana yanjye MIBARE bimeze bite biragenda mwatinze mana yanjye rwose kuki mwanyishe gahunda nese sibono mba nabwiye ngo twihute tuze tukurebe iwawe hari ibintu byiza niba twagiye mwe mwahebewa none se ko tugiye tuticaye amasaha yatujyana ntarebe wangu tuwe turebe kugeza n'amasaha arimo kugenda none mwatinze bagira ngo dusange badufite nzi ko twibaza tukaganira basi nongera nkareba bya bintu byawe nahabonye hose none baba bunizere ko rwose noneho bakamiritse cyane
kandi urabona hari ubusitani bwonyine wirukanye wirukanye mwana abantu n'ubu kandi uko bwa bugufi hano hadutunze hari inzira nakugira hano bagira zakweka amakarito yose naho ngaho hari inzira rwose yari umwana wanjye uherekera umutima we waranshimishaga yahoraga ibwira iby'ingenzi kubirutisha ikibi cyose yararwanaga kandi akanesha rero ubu igikaritiye ntabaruzi ahangaha hari ku kiliziya no haruguru n'abapadiri babera hariya rero hari abapadiri n'umuntu wifitiye kamwe kuko muri korona nyine zabiri nabi kakabisha ariko ubundi ugasoma ubundi ugasoma nuko mutapfa kurenga icyo ni ikigo cy'amashuri hirya nuko dufite mukabona neza ariko hari afite aragashaka hari ikigo giherereye hano niho abanyeshuri baraza wanjye azahatembera neza agatwararamo se hano hano abanyeshuri gusa abanyeshuri ikigo cy'abanyeshuri baramutara umunyeshuri urumva nawe ntabwo bishoboka njyewe nari nzi yuko umuntu yararamo bamucyura MIBARE yewe ntabwo bibaho hano abanyeshuri bagiye hano abanyeshuri baraza bafite n'inka twaruvuze ino nka rero nizo abapadiri ziri neza uba ushaka amata rwose ahangaha ukajya ukamisha umva nta kibazo cyaha rwose ubu ni uko hari muri korona rero yaba atarimo korona ntibwire MIBARE ubu hari ukuntu abantu bajyaga baza hano bakuzura ku itariki 15 z'Agatatu ku munsi w'urubyiruko abantu bose b'ibihugu hari igitaramo mu Rwanda hose yaba ari za Rubavu yaba ari abaturutse i Kigali yewe mu bindi bihugu bakaza bakuza ugasanga hano kugira ngo uzabone ahantu uca ni ukugenda usasira mu bandi none se baba bari gukora iki nyine baga baje gusenga nyine ari urubyiruko bakaza hakuba muri korona ntabwo bari kuba azabibona ese korona nimara kurangira uzabibona nyuma nibiba nzagutembereza rwose nzagutembereza ukuntu abantu bazi ni ukuvuga ngo ko kundi ubona utabona n'ahantu uvuga ngo urasimva ari ukugenda usunika umuntu kugira ngo ubone ukuntu utambuka bahuzuye umuhanda wose wahuzuye n'aba bantu benshi ariko barabibonye ngugo ki iwacu ntabwo ari benshi cyane cyane mugabo yewe atugenda ndabona n'amasaha nayo tamari naha rero bango ni kubanza umuntu agakaraba kugira ngo iyo kwitana kwirinda kw'icyorezo niko bimeze reba korona mwana nta nshuti igira gukaraba gutya ngo ni ukugira ngo utanduza ngo noneho ngo indwara zose uzanye ngo uzisigane kuvuga ngo iyo karabye nyine mikorobe zirapfa kugira noneho niyo wagera ku muntu utabona utamwanduza urumva ni bw'isuku kandi ukomere mama tuje guhaha mufite ubugari bw'imyumbati n'urusenda n'injanga n'urutunguru n'ubunyobwa kwibagirwa amavuta barayafite n'amavuta ibirori ntacyo urabanza umeze ngibyo hera ku bugari nangaye mama 500 oya waraduhera 200 nawe kugana gitano bagize amafaranga niyo yabuze tuza amafaranga bikwiga amafaranga nabuze cyangwa tumuhe iry'irindwi mama iry'irindwi ntabwo uryemera oya niba ndabiba turendagira nka 300 sugira makawuza 300 oya mugire makeya cyane ashoboka niba ntimuduhe ayo niyo yanyu nese ko ducuruza mu dukodesha shati bombi kandi turanabapfunyikira ariko nyine tukarimesha gusa turagura ibiro bingana
ubundi uko bimeze kugira ngo dusoze hakiri kare ugeze se uko wajya kugurira na hariya ruguru atuye noneho njyewe muransiga ndi hano noneho nimurangiza wowe turagusanga hariya ruguru genda uba ugiye guhaha uko bimeze ubwo noneho ugiye gusigara uvaha kandi umva ibintu biranahenze naguhenda ya wowe turagumana hano nawe wagiye n'abangewe reka nakureba tuze barimo ubugari ubwo murasanga nanjye n'ibindi n'amazi kubaza niba bihari kugira ngo ducunguze n'ibyo muhatedura n'amasaha arimo kudushyira bakubwira igihugu nyine wowe guma hano wowe ubwo yagiye ngo amafaranga niyo afite cyuzuye ibiro bitatu si nk'udufuka dutatu n'ubundi mu dufuka dutatu shyira mu dufuka dutatu ni ibiro bitatu udufuka dutatu byasaba ko mwishyura udufuka twinshi ariko ni ibiro bitatu udufuka dutatu tugiye gushyira bitatu mu kintu kimwe nimushaka ko tubigabanya turabigabanya niba mutandukanye mama ubugari ni buryoshye aho ukuntu bitumukama ubugari buraryoshye cyane aduha n'uturaga umpimire irobo harya irobo wambwiye ngo ni magana inani irobo ni 800 aya ni menshi cyane ntabwo zikiboneka turaho desa urabona kuri ikibazo cya covid nk'imodoka yagiye zituzanira ntikiza uyu ntiwakuraho desa 600 ndakwishyura dore ngaya ahubwo hanyuma rero ni ukuvuga ngo mbere turari impera ijana oya basi 605 ntacyo 605 niba nanjye ibindi nabirangije mugire vuba rwose nanjye ibindi nabihashye ntabwo bana zipima se oya bari kumpimira bari kugira vuba vange ibindi nabirangije rwose mfasha byambanye byinshi fata naka ngaho turabashyira noneho gashyira no mu gikapu nta kibazo hano harimo umwanya kuko hari imifuka tuzaraye ibindi nabihaye mu gifuka kabiremo hano ahangaha rero ni mbatama rwose ni ugushyira mu ijigo ahasigaye ukavuga ati hano mwahahiye ugatuma n'umwana akaza yitwa n'utwise umuntu ntiyadushyiramo hano ntitujyamo ahasigaye ibintu bikagenda birahenda cyane we tagira ngo ni amafaranga make kabisa madangara amafaranga 700 ahangaha tagira ngo nepfire mu byaro hano baba ari ku mugiri yabihenze wanjye hanyuma ikindi turarangije twarangije nawe waserwa turagenda ibyo twahara tujyane ibyo ngibyo ko n'amasaha urabona nyamara ari mu ntare ahubwo tutibutse banadego hamwe ngaga twakubagarurira murakoze cyane kandi yego namwe murakoze neza mujya kuri izo sambaza ni ndundi nukumirwa ariko rero n'abanyana mufitemo n'ibindi byinshi harimo ibishyimbo harimo amajeri yumye harimo ifu y'ubugari harimo soya harimo amasaka nta kintu kidahari n'impungure amajeri urabizi neza amajeri niyo yashyize bakubise mu kigori kandi nabonye ko de muhuru amajeri none niyagiye akwezi kumwe urumva neza niyagiye akwezi kumwe muzagaruka niba wakoreza umwana yaza nkamutubahiriza nta kibazo tuzagaruka twamaye kandi twanagukunze rwose wakoze kwakira abakiriya dukunda abantu nkawe rega burya yego murakoze yego tuza hano ahubwo arabizi rwose kandi afitemo n'ibintu hari ikintu washyize amano kakibona oya byose birahari nawe ubu kugira ngo wafata uriya muntu ucuruza hariya ukamujyana aho ucuruza mu giturage ikodeshwa 5,000 uriya yakodesheje 20,020 ukumva ibiciro byaba bimwe wafata umuntu barahenda kumva na taransiporo buriya iri iwacu rwamiyaga
bigura abiri uza hano ibya hano biba byavuye ubwo ngubwo baba we nabyo iriya ruguru mu misozi byonyine umuntu bizana ikiro akizanira amafaranga atari munsi ya 20 urumva byacuruzwa ku giciro kimwe n'umuntu urimo kubifatira aho ngaho babihingiye niyo mpamvu usanga ibintu by'inaha biba bihebwe yego rata biba byaturutse kure nibyo rata birumvikana nuko rero urafatuje bana kuneza icyo 600 yari umwana wanjye uherekera umutima we waranshimishaga yahoraga ibwira iby'ingenzi kubirutisha ikibi cyose